reka nongere ngusuzeho gukurikira ibiganiro bya Isango Star muri rusange nawe udahwema gukurikira ikiganiro Sunday Night ndetse ukurikira social media platforms zose za Isango Star nawe wibutse gukora subscribe kuri YouTube channel ya Isango Star kugira ngo ibiganiro byose dushyiraho nabyo bikugereho. Ngende Maurice Tuyishime tujye kuganira n'umwe mu bamama. Ndagira ngo mbere yuko tuganira icyo tugiye kuvuganaho tunarasa ku ntego yacyo abanza twibwire n'umumama usa neza cyane. Murakoze kandi kunyakira. Nitwa Elvani Mukangoga, nkaba ndi umwanditsi, nkaba umuririmbyi, umuhanzi. Mfite indirimbo kuri YouTube channel yanjye yitwa Elvani Mukangoga, nkaba umubwiriza, nkaba umumama w'abana batatu ariko ni bakuru. Umukobwa afite imyaka 31, umuhungu mukurikira akagera 25, undi mukurikira akagera 23. Nkaba umuforomokazi. Warumbwiye ngo uri umuhanzi, uri umwanditsi w'ibitabo, uri umuvuga butumwa. Ibyo bintu byose ubasha kubifatanya gute? Ndetse ufite n'inshingano nubwo umwana ari mukuru cyangwa se umukobwa ari mukuru ariko uracyafite inshingano zo kurera. Ibyo bintu byose urabifatanya ukabishobora? Yego ndabishobora. Ndabishobora rwose. Hanyuma reka turebe ku ndirimbo. Uyu munsi wa none ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 10. 10 zose? Yego. Indirimbo 10 kandi n'ubundi vuga butumwa iyo ugiye kureba ivuga butumwa ukareba n'indirimbo byose ni ibintu bijya gusa, ariko hamwe bazagukenera nk'umuhanzi ahandi bagukenere nk'umubwiriza butumwa. Ibyo bintu biroroshye? Ntabwo byoroshye, ariko iyo wahamagawe kandi ugakurikira umuhamagaro wawe ubishobozwa byose n'Imana. Yego. Indirimbo ya mbere wakoze wayikoze ryari? Nayikoze mu 2007. Yego. Yitwaga ngo iki? Yitwaga Mana duke yitwa Iyizire. Niyo nakoze bwa mbere. Yego. Hanyuma tugiye kumvaho kwijwi. None se ndirimbe Iyizire, ndirimbe iyo kubabarira, ndirimbe iyi. Reka turirimbe iyo kubabarira. Okay. Kubabarira, kubabarira, kubabarira ni imbaraga nanjye mbwirizo. Nako. Amen, amen. Wishaka ajya kuri YouTube. Okay. Wishaka yajya kuri YouTube channel ukoresha kugira ngo abashe kuyumva, sinayo yonyine abashe no gukurikira n'izindi zose ziriho. Reka twigarukire, nabonye hari igitabo ufite mu ntoki. Icyo gitabo ni bwoko ki cyangwa se ni rubanza ki mu Kinyarwanda? Niko mu Kinyarwanda cyiza niko bavuga. Ni rubanza ki icyo gitabo? Ni rubanza ki? Yawe mpunzi ukuntu cyise ngo ni rubanza ki? Ni by'ukuri ni rubanza kuko tugomba kubabarira. Utababariye rero urubanza ntabwo uzarutsinda, kubera ko Imana Yesu adusaba kubabarirana byanze bikunze kugira ngo tuzabashe kugira ubuzima bw'iteka ryose. Amazina y'igitabo ndi kukireba mu mabara meza, uranasobanura impamvu mwakoresheje ayo mabara n'impamvu yo guhitamo iryo zina. Ibyo byose nibyo ugiye kudusobanura muri rusange. Tubanze tugihera aho ngaho inyuma uko kigaragara kugira ngo tuze kwinjiramo imbere, kuko inyuma hateye amatsiko cyane, ubwo biranakumbuza abantu kumenya ibirimo imbere. Nkunze kumbajije icyo kibazo. Ubundi amabara nahisemo ubururu kubera ko jyewe navutse mu kwa 9. Mu kwa 9 mumbabarire hari abatabyizera ibintu, ariko nanjye ntabwo bingenga cyane, ariko nkunda amabara. Mu kwa 9 harangwa n'ibara ry'ubururu ryitwa Royal Blue. Niryo nashatse gukoresha aha ngaha, ariko noneho kubera ko bagiye bashaka ngo bihure byose ryabaye light blue, ariko ubundi njyewe nifuzaga Royal Blue. Impamvu yo guhitamo amazina y'icyo gitabo?
izina ry'igitabo kuri hitamo ntabwo ari ku bwanjye ni ku bw'Imana kuko yarambwiye ngo nimbabarire, ubwo rero mpita numva ko igitabo kigomba kwitwa imbaraga zo kubabarira. Hari impamvu zo kubabarira, hari n'impamvu zo kubabarirwa. Hababarirwa uwasabye imbabazi cyangwa se n'ubabarira nawe ashobora gutanga imbabazi ataranazisabwa. Wowe inspiration yo kugira ngo ujye kwandika icyo gitabo n'ayo mazina wumve mu mutima wawe hari kuzamukamo icyo kintu cyo kwita imbaraga zo kubabarira, kwandika igitabo nk'icyo ukacyita izina nk'iryo, ubikura hehe? Ubundi imbaraga zo kubabarira mu by'ukuri iyo ufite ibikomere wakomerekejwe cyane ntabwo ari ibintu byoroshye, uba ukeneye imbaraga kugira ngo ubashe kubikora. Ubwo rero imbaraga nuko ntazo uba ufite, ubwo rero iyo ushoboye kubikora byitwa imbaraga n'ubundi njye niko nabyita mu Kinyarwanda, imbaraga zo kubabarira. Kandi iyo ubabariye ugira izindi mbaraga zikujyana ku rundi rwego, aho kugira ngo ukomeze ube mu bikubabaza ukanezerwa, ugaseka, ukagira amahoro, ukabohoka. Yego. Iki gitabo ngira ngo cyamaze kwerekanwa, ariko uyu munsi wa none icyo muri gukora no kugira ngo kigere ku bantu, ariko kiri nanone mu rurimi rw'Icyongereza. Ngire ngo ni kuri njye ku giti cyanjye, ese ntabwo ibi ngibi ari imbogamizi ku bantu bagikeneye cyane cyane nk'Abanyarwanda? Mwumva bitazaba imbogamizi? Oya, ntabwo ari imbogamizi. Icya mbere tugomba kwiga tukamenya izindi ndimi. Noneho ku badashoboye kwiga igitabo tuzagishyira mu Kinyarwanda. Rero ntabwo ari imbogamizi, ahubwo biratera n'umwete umuntu ngo agire amatsiko. Mfite abantu n'ubundi inshuti zanjye cyane zagishatse, ariko babona kiri mu Cyongereza bakavuga ati ye baba we, njye narababwiye nubwo mutumva Icyongereza nimukigure mutangire musome, ntihazabure ikiguma mu mutwe. Nuko nabigenjeje kandi barakiguze. Ni n'umwanya mwiza wo kwiga. Urebye inyuma y'igitabo ubonamo ijambo jenoside 1994. Ni amateka akomeye Abanyarwanda uyu munsi wa none. Ntekereza ko binafitanye isano no kucyita imbaraga zo kubabarira. Uyu munsi biroroshye kubabarira, ubona Abanyarwanda bari kubyumva? Ntabwo byoroshye kubabarira, ariko kandi mbona Abanyarwanda babyumva, kuko hari ubuyobozi bubyigisha kandi bubishishikariza abantu kubikora kugira ngo babashe kujya imbere. Abatabyumva kandi nabwo niyo mpamvu turimo twandika, tugafata igihe nk'iki ngiki kugira ngo tubasobanurire, tubabwire ko ari ngombwa kubabarira. Twari tukiri gusobanura igitabo, hanyuma njye nagize amahirwe yo kucishamo amaso ndareba chapitre ya mbere iravuga ngo Beautiful Rwanda. Ndagira ngo usobanure Beautiful Rwanda. Umuntu ashobora kuvuga ngo ni igihugu yenda kirimo imisozi, ariko Beautiful Rwanda ubundi ni iki kuri wowe? Nawe wagize ayo mahirwe yo kwandika iyo chapitre cyangwa se gutekereza icyo kintu? Uramfashe kabisa. Beautiful Rwanda, ubwa mbere na mbere ni igihugu cyambyaye, niho navukiye, niho narerewe, nitwa Umunyarwanda. Igihugu cyiza kirangwa n'imisozi, kirangwa n'ibiyaga, kirangwa n'ibiti byiza n'abantu beza. Biranezeza iyo banyita Umunyarwanda. Iyo abantu banyibeshyeho bakanyita nk'Umunyetiyopiya, Umusomaliya, oya ndi Umunyarwanda rwose wuzuye. So dufite igihugu cyiza rero. Hanyuma uvuze kuri icyo kintu, ntitwirengagize yuko 96, 97, 98 kugera muri za 2000 washoboraga kujya ahantu bakwita Umunyarwanda ukumva biguteye iki kibazo, ariko uyu munsi umuntu ni proud yo kuvuga ko ndi Umunyarwanda. Ubona uyu munsi biri guterwa n'iki ku buryo umuntu yumva ari proud y'igihugu cye? Biraterwa n'inyigisho no kumenya uwo uriwe no kwiyemera, kwiyakira, kuko ibyatubayeho ntabwo byatubuza kuba abo turibo, nubwo twakunyuze muri ibyo bintu bikomeye by'ibikomere bya jenoside,
ntabwo bituma tutaba abanyarwanda. Iki gitabo ujya kucyandika ndatekereza yuko utarebye ku rubyiruko gusa cyangwa urebe ku bakuze gusa, ariko by'umwihariko iyo tuvuze imbaraga zo kubabarira cyane cyane tubisunikira ku rubyiruko kuko ni rwo Rwanda rw'ejo. Hanyuma murateganya gute kukigeza ku rubyiruko mu buryo bworoshye kurenza uko mwakigeza ku bakuru? Ku rubyiruko rero ndifuza cyane, ndabishaka cyane yuko ahubwo babishishikarira ku bwabo, kuko urubyiruko muri bo bafite amaraso ashyushye. Abantu bakuru urabinginga ukabashishikaza, ariko urubyiruko si ngombwa ngo bashishikaze, bagira amatsiko n'ubundi kureba ukareba kava y'igitabo byonyine ushobora kuvuga uti uriya muntu uri kuriya kava bitebye ko ugashaka kumumenya. Ubundi nkamwe muri kumfasha mwabifashamo cyane kurushaho. Ubundi kugenda mu mashuri, gusura amashuri, ahubwo ikibazo mbajije ngiye kugisubiza ahangaha. Umusaza wanjye Dr. Nelson Barushimana niwe diregiteri w'amashuri yo hasi. Ubwo ako kazi agafata igitabo akagishishikariza abanyeshuri. Ubundi kandi nawe yanyuze mu bihe bikomeye cyane akiri umwana mutoya, mu myaka 16 jenoside ikimara kuba, yabyifashemo neza cyane. Ubu yitwa dogiteri n'urugero rwiza, narabyanditse mu gitabo. Ibyo byafasha cyane. Hari umuntu utekereza uwo mutwe imbaraga zo kubabarira, ariko no mu kubabarirwa nabwo kugira ngo nanone ubabarirwe hari intambwe isaba. Hari igice byibura kivuga ko tutayebeye ku kubabarira gusa, hari igice kivuga ku kubabarirwa noneho muri icyo gitabo. Kubabarirwa nabyo birimo. Kubabarirwa cyane mbivuga mu rwego rwo kumenya gucungurwa, redemption, gucungurwa, kuba Yesu umucunguzi yaradupfiriye. Icyo gihe bituma wumva yuko wababariwe byanze bikonze. Niyo umuntu atakubabarira, umuntu adashobora kukubabarira, wowe ukaba wizera Yesu, uba uzi ko neza wacunguwe, wababariwe, kuko ayo maraso yarakumenekeye. Uri umuvugabutumwa, ni gute uhuza iri jambo ry'ubuzima busanzwe ukarihuza n'ubukristo? Ijambo kubabarira ni ijambo risanzwe ushobora kubwira umuntu ngo jya ubabarira, ariko bihuza gute n'ubukristo kugira ngo iyo nyigisho umuntu ayifate? Ni ijambo rikoreshwa mu bantu basanzwe, ni n'ijambo rikoreshwa mu bakristo. Ubihuza gute? Mu buzima busanzwe hari imico twigishwa n'ababyeyi bacu cyangwa se mu mashuri, tukagira ikinyabupfura. Kubabarira bikaba ari ibintu bikuzamo kubera ko wize kugira ikinyabupfura, ntiwahita urakarira umuntu ngo uhite umutuka muri ako kanya. Ariko noneho ibyo bikomeye cyane bije, bya bindi ugenda kuryama ntushobore gusinzira, bya bindi ushaka, urabyumva nawe, nka jenoside, nk'umuntu akakwibira ibintu mbese bigutwara byinshi muri wowe. Ibyo ngibyo akenshi ubishobozwa n'imbaraga z'Imana, za mbaraga zitari iz'umuntu nizo zibasha kubigufasha. So nuko ngero ngenda mbihoza. Kari akazi gakomeye kwandika igitabo. Uyu munsi ukaba ugifashe gutya, umuntu ashobora kubona igitabo akumva yuko ari ibintu biba biri aho, ariko hakenerwa gufata amafoto, kwandika, sometimes harimo n'amagambo aba asabwa gukosorwamo. Iki gitabo ninde wagufashe kugira ngo uyu munsi ube ugifashe mu ntoki cyuzuye? Uwa mbere ni Imana, ni Yesu. Uwa kabiri ni abandi bantu. Byinshi narabyikoreye, mbikesha Imana. Yesu wajya anyongerera imbaraga kucyandika cyangwa kugipublisha. Kugipublishinga rero nafashijwe n'iyi kampani yitwa Trilogy. Ni kampani y'indi televiziyo nini cyane muri Amerika yitwa TBN, Trinity Broadcast Network. Nibo bamfashije. Ndabona binariho hano mu magambo ahinnye. Yego. Hanyuma urebeye n'inyuma, niwe wabashije kwihitiramo aka gafoto keza gutya?
nijye wakihitiyemo narakifotoje ndabitekereza cyane byose nijye wabyikoreye n'amabara y'ikanzu nambaye byose nijye wabitekereje bikaba bigendanye n'aka kantu kanditse hano ubutaha ubwo wari kuzavamo mu dizayina mwiza nabyo bikurimo mu maraso n'iby'ukuri ahubwo uvuze ibintu bikomeye n'iby'ukuri ndimo umudizayina ukomeye ndabisabira ko bizashoboka kigizwe na shapitire zingahe shapitire ni 10 katurebe neza hari igihe nubwo ari njye wacyanditse nanjye ndibagirwa ngomba kuvuga ibyo nshobora gusubiramo ni shapitire navuze 10 20 yego kubaza kuri shapitire ya 7 ngire ngo yanditseho Amerika ni gute ufata amateka u Rwanda rwaciyemo ubuzima u Rwanda abanyarwanda baciyemo ukabuhuza n'ibi bintu byose uvuze Amerika shapitire ya 7 kamuhahindure ndebe shapitire ya 7 iri ku murongo wa kangahe itondewe shapitire ku murongo wa 43 okay nyo subiramo ikibazo ni gute ufata amateka abanyarwanda baciyemo kuko shapitire ya 12 muri icyo gitabo iravuga kuri jenoside ariko shapitire ya 7 nanone ikavuga Amerika ibyo bintu birahura gute okay Amerika na jenoside iyo mbivuze gutyo iyo mpita nibona kuko ubwo ndi umumerika ndi muri Amerika ndi umunyarwanda ndi muri Amerika ndi umumerika noneho ngize ikibazo cya jenoside ibyo byonyine ndumva byahita bigira icyo bisobanura so ubwo rero nagiye muri Amerika mfite imyaka 21 mu kwa 4 muri 1989 ubwo jenoside yabaye imaze imyaka 5 nubwo yabaye umaze imyaka 5 ariko wari umunyarwanda ufite n'ubunyarwanda muri wowe birumvikana hari amateka yabageragaho hari n'amakuru yabageragaho icyo gihe mwabifataga muti icyo gihe abantu bari aho ngaho ngiye ndivuga cyane ntabwo byari byoroshye kuri jyewe nagize ngo ndi kurota kuko mu myaka 5 yari imaze gutambuka mvuye mu Rwanda ntabwo numvaga ukuntu abantu bashobora guhinduka Imana ifashe sendere ukuntu abantu bashobora guhinduka mu munota umwe bagahita batangira kwicana kuko nubwo hari ibibazo mbere ariko ntabwo abantu bicanaga barasangiranaga bagasurana ibintu nk'ibyo ngibyo nubwo ibibazo byari bihari bwihishwa ariko ntabwo abantu bari bafite umwuka wo kuba bafata umupanga bagatemana hari abantu bigishije uko kubabarira izo mbaraga zo kubabarira imbere ya jenoside ariko nanone bagira ibyaha bakora muri jenoside kandi nabo barigishije izo mbaraga zo kubabarira bavuga ati kubabarira mu nsengero sibyo none uyu munsi wa none uracyavuga imbaraga zo kubabarira ni gute umuntu wavuze iryo jambo yakongera guhagarara imbere y'abantu akavuga kubabarira kandi hari ibyo yakoze abo ngabo ntabwo baba bavugisha umwuka w'Imana niko navuga ntabwo mu kinyarwanda ari gukira kuba imbonere honest ntabwo ushobora kubeshya Imana kubabarira bivuye ku mutima binezeza Imana kandi bituma haza imigisha ubwo rero kubabarira hanyuma warangiza ukagenda nanone ugakora ibitandukanye no kubabarira urabeshya Imana donc urimo urikururira umuvumo urikururira umuriro utazima so ntabwo ari byiza ni ukongera nanone ukiga ukamenya kubabarira icyo ari cyo kandi noneho
ugasaba nawe imbabazi. Nicyo navuga. wari uri kugaruka ku bijyanye n'ubundi n'icyo gitabo utubwira uburyo wacyanditse, kwicara wacyanditse nko mu gihe kingana gute? Ko nabonye paje 20 ni nyinshi, chapitre 20 ni nyinshi. Wazanditse mu gihe kingana gute kugira igitabo kibe cyararangiye? Cyatangiye ryari kirangira ryari? Urebye umunsi nshobora gukoraho nkavuga ni uyu munsi natangiye kucyandika tariki 7 z'ukwa 4 2007. So ubwo rero turi mu 2022, ubwo hashize imyaka 15 nandika. Iki gitabo hari inyungu, hari amafaranga gishorwaho kugira ngo cyandikwe kugera kirangiye uyu munsi. Ayo mafaranga yashoweho yose ngire ngo ashobora kuba yaravaga mu mufuka wawe simbizi, ariko ibyo byose byagishoweho watanze cyangwa se hari n'abandi babitanzeho? Mwagitanze mufite ntego ki? Mwayatanze kuri mwebwe mufite ntego ki? Kuyagaruza cyangwa harimo kwigisha gusa? Uradusobanurira? Icyo kibazo ntabwo ni cyiza, ni cyiza cyane rwose. Wowe ubwo uzanyemo ibintu byiza rwose. Ayo mafaranga nayatanze byitwa investment, sinzi mu kinyarwanda uko byita. Gushora. Hari ugushora rero mu mafaranga kushaka ubukungu, kuko ubu ngubu mu by'ukuri turimo turagurisha igitabo. Ibyo rero ni inyungu ziza mu gushora, ni inyungu no gusarura. Noneho hari ibyo ngibyo, hakaba noneho kwigisha ni wo musaruro ukomeye cyane, abantu bafashe bakiriye inyigisho byo kubabarira bagahinduka, bakagira amahoro, bakagira umunezero, bakagira urukundo, bakagira kwiyunga, bagatera imbere. Uwo ni wo musaruro ukomeye cyane. Nicyo cyatumye nta kibazo nigeze ngira cyo gutanga amafaranga menshi kugira ngo igitabo gikorwe. Kuva cyamara kugera hanze, urabona hari umusaruro kimaze cyangwa se hari ibyo kiri guhindura muri sosiyete aho mwakigejeje? Rwose abantu bakomeza kujya banyandikira bambwira bati igitabo rwose kirimo kiradufasha benshi cyane. Hari umuntu nzi wari waranze Imana, wambwira ati rwose ubu ngubu ngiye kongera nsubire mu rusengero njye nsenga. Hari undi wari waretse kwiga aravuga ngiye gusubira mu ishuri. Hari undi warananiwe kubabarira abo mu muryango we, nawe rwose yarababariye. Ni benshi. Ndaza kugera kuri icyo kibazo mu kanya, ariko reka mbanze nkubaze iki ngiki. Uri umumama, biragoye kujya uzabona ibitabo byandikwa n'abamama ari byinshi. Usanga byandikwa n'abapapa. Igitsina gabo nicyo kibanda ku kwandika cyangwa se no kujya muri ibyo bintu cyane. Ubona biterwa n'iki? Izo mbaraga nkeya z'abadamu biterwa n'iki? Ni bake cyane se? Ugereranije n'igitsina gabo mu kwandika. Cyakora ntabwo mbisobanukiwe neza. Wenda nkaba navuga ko wenda ababyeyi baba bahugiye mu kurera abana no gutunga urugo, abagabo bakaba aribo bari muri bizinesi. Niko mbitekereza. Ariko ababyeyi nabo barandika kandi ndimo. Nawe urimo. Muri iyi minsi iyo ugiye kureba, hari amagambo abantu bajyaga bakunda kuvuga, ni zimwe muri story ngo umunyafurika ngo iyo ushaka kumuhisha ngo ushyira mu gitabo. Ubona bisa nk'ibyahindutse, abantu bari kwitabira gusoma ibitabo? Ibyo ni ukuri. Ni umugani waciwe, ntabwo nari mpari. Bashatse kuvuga yuko abanyafurika badakunda gusoma, kandi inyigisho nyinshi, ibyahishwe byinshi cyangwa se ibyahishwe byinshi cyangwa se ibihugura byinshi biri mu nyandiko. Icyo gihe rero ubu ngubu mu gihe tugezemo ibintu biri kugenda bihinduka. Abantu bari kugira amatsiko, abantu bari gushaka gukiza ibibazo bafite, abantu bashaka gutera imbere. Ndabona bigenda bihinduka.
turi kugera ku musozo w'ikiganiro ariko reka nkwibutse yuko ari Isango Star kandi turi kumwe n'umwe mu bamama beza banditse igitabo ushobora gukuramo inyigisho zikomeye, kubabarira, imbaraga zo kubabarira. Ese ni ngombwa ngo tubabarire? Ese birakwiye ko tubabarira? Ibi byose kugira ngo bisobanukirwe nuko usoma kino gitabo ukamenya impamvu yo kubabarira. Ese iyo ubabariye nawe ujya utekereza yuko uzakenera aho ubabarirwa. Hanyuma ingingo nkuru zigize iki gitabo, ingingo wagiye wibandaho zigize iki gitabo, byibura utubwire nk'enye zigize iki gitabo. Ingingo enye, ariko njye ndibanda cyane ku ingingo ebyiri. Hari ibyerekeye guhohoterwa, ibyerekeye guhohoterwa mu muryango, ababyeyi bahohoterwa cyane, kandi mu muco wacu wa Kinyarwanda ibyo bintu bisa nkaho byari byemewe, abantu bakabyakira bakabaho gutyo, ntihagire uhaguruka ngo abyamama abibuze. Mu Kinyarwanda kubibuza, mbese kubyamagana. Yego. Ubundi nta mategeko yari ariho avugira ababyeyi, cyane cyane abagore bahohoterwa. Icyo kintu nacyanditseho kubera ko nabibayemo. N'ubu ngubu njye ntabwo narongera gushaka, abana banjye ko ari 3 nabareze ndi jyenyine. Ubwo rero nibanze kwigisha abanyarwanda kuri urwo rwego kugira ngo ntihazagire unyura mu byo nanyuzemo, n'uwabinyuramo azabinyuremo ashobora gutsinda, afite icyizere yuko azabitsinda. Iyo ni ingingo imwe. Iya kabiri nyine niyo kubabarira bigendanye na jenoside yakorewe Abatutsi mu kwa kane 1994. Ikindi cya gatatu navuga ni redemption, gukizwa, kwakira Yesu, kwakira imbaraga yo hejuru y'Imana yaturemye itari y'umuntu. Reka unkundire, hari ikintu ugarutseho tuzakigarukaho mu kiganiro, uzamfashe tugira n'ikiganiro cya kabiri ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Nzagushaka rwose umbabarire, ariko tugera ku musozo, ni umuntu ushaka iki gitabo yakibona ati? Iki gitabo kiri kuri amazon.com, ni website. Ushyiramo amazina yanjye Elvanie Mukangoga, ukongeraho The Power of Forgiveness, cyangwa se ukandika The Power of Forgiveness by Elvanie Mukangoga kuri amazon.com. Ku bari mu mahanga mushobora kugisanga no kuri walmart.com cyangwa se kuri barnesandnoble.com. Ubundi mu Rwanda turi gukorana na library Ikirezi ndetse na Caritas kugira ngo bakire ibitabo bajye babigeza ku banyarwanda mu buryo bworoshye nk'abadashoboye korudaringa online. Nkundira ngushimire, tugiranye ikiganiro kiryoshye, numvaga twakomeza ariko igihe nacyo kiragora, ariko icyo kintu tuvuganye tuzicara tukiganireho. Mu ngo ni gute bakwiriye kubana? Hari igihe umuntu aba yumva ataca bugufi, ariko burya naho hakwiriye kubamo imbaraga zo kubabarira. Reka tuzasubira ubutaha. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Namwe mwakoze cyane kunyakira Isango Star, ndabashimiye cyane. Mukomeze, Imana ikomeze ibahe umugisha mu kazi kanyu. Wakoze cyane. Twasoza.